Kwirinda Bibiliya ivuga si ukwishingikiriza ku mbaraga bwite za kimuntu, ahubwo bivuga kwishingikiriza ku mbaraga zikomeye z'Imana, ku buhanga bwayo, ubwenge bwayo ndetse n'urukundo rwayo. Kwirinda ni imbuto y'Umwuka Wera, ni ikimenyetso ntashidikanywaho cyerekana ko ukubaho kw'Imana n'imbaraga zayo biri mu buzima bw'umuntu. Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 22 kugera ku wa 23 haravuga ngo, ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Abizera bafite imbuto yo kwirinda babishobozwa n'Umwuka Wera bahawe kubera ubuntu bw'Imana, bikabashoboza kwitwara neza, kugira ubushishozi kandi bagatera intambwe yo kugenda barushaho gusa na Kristo mu buryo bwo gutekereza, mu magambo bavuga no mu byo bakora.